Tubaye ikaze kuri BYIKORERE TV, ndagushimira wowe wamaze gukora subscribe. Nawe niba utarakora subscribe, wakanda subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana muri video zacu za buri munsi. Uyu munsi rero ngiye kubereka ukuntu ushobora kuba waka-applyinga cyangwa se kuba wasaba imashini cyangwa se waka-applyinga usaba inguzanyo y'imashini. Ubu ngubu byatangiye gukunda, ni muri system ya Minuza. Icyo ukora ni gukora login. Wenda ashobora kuba ari nk'abantu bagiye bibagirwa password yabo, bakibagirwa username, byose bakabyibagirwa, ariko hari n'ubundi aza kubakora indi video y'ukuntu wakibuka none wamenya password yawe na username yawe cyangwa se na email wakoresheje kuri Minuza mu buryo bworoshye. Rero ikintu cya mbere ku bantu bemerewe guhabwa inguzanyo, uje hano kuri dashboard yawe urabona haba harimo ibintu bigiye bitandukanye. Ibi ngibi ngira ngo mwese mujya mubibona abantu bakoresha ino system ya Minuza. Noneho uzano kuri profile yawe urabona hano haje kandi kantu gashyashya kavuga ngo ni you are now eligible for students products, ngo view more. Ahangaha utujyaho ugakirikaho, hahita haza ibi ngibi. Mbere urabanza usome, bakubwira laptop uburyo zimeze, uzitanga ninde, steps ukurikize kugira ngo ube wagira gute wahabwa mudasobwa cyangwa se computer. Itukora next. Iyo ukanze next zita zizamo iziri available for you. Hano hari ubwoko butatu, hari Lenovo ingigo ya 790, hari n'ingi ya 1,150,000, akaza n'iya 1,150,000. Izi zombi zose urahitamo bitewe n'iyo ushaka, bitewe n'ibyo wiga. Rero nko ku bantu biga ibintu bya IT, biga ibintu bya architecture, ibintu nyine bisaba imashini ziremereye, nabarekomanda gufata iyi mashini, iyi ngiyi cyangwa se iyi ngiyi. Hanyuma rero ngiye uko urabona ko bagiye banazigwa bitewe na kategori bazi ibyo wiga bizagufasha. Rero ngiye ndahitamo iyi, ndaselecting iyi ngiyi. After yo kuselectinga mitenkanda next. Nikanda next, kontara iri loadinga. Cyo ngiye gukurikizaho no gusinya amasezerano. Urabona ko yose urabanza ugasoma ingingo ku yindi ukamenya ngo bizagenda gute. Iyo urangije gusinya, iyo urangije kubona ibi byose, icyo ukirika ngaha kugira ngo usinye ubyemeze. Iyo ukiritse ngaha barakubaza se urashaka gusinya kontra, urabyemera, condition byose wamaze kubyemera. Ikintu rero nshaka kubabwira hano, ugomba kubanza ugasoma, ukabanza kumva neza kontra icyo ivuze. Wamara gukirika ngaha urabona ko sinye ihitiza, hatazaho sinye iri kwiranga muntu yawe. Warangiza kubikora, urangije gusinya uhita confirminga ugasubmitinga. Are you sure you want to submit your application? Yes, I'm sure. Rero ikahita urindira gatoya, bitewe na internet urimo urakoresha, bitewe n'umuvuduko ifite, birihuta cyangwa bigatindaho. Yes, after yuko umaze gusubmiting urabona ko byarangiye, ikintu kiba gisigaye ni ugufinishinga. Ikintu ukora ni iki, ni ukufata ifoto ya kano ukoze, uhita ubona message muri telefone ikubwira yuko umaze kugira gukora cyangwa se umaze gusaba kwa applyinga. Hano icyo ukora ni ugufata kano ugafotora kabika kugira ngo anytime wagakenera wazagakoresha, cyangwa se ugakopiya ino code iri hano ukayibika ahantu hizewe. Barangiza iyo umaze gufotora rero uhita ufinishinga, ubundi ukongera ukigarukira kuri dashboard yawe. Muri make uhita ubona SMS kuri telefone yawe. Hanyuma icyo basigaje ni ugutegereza noneho gahunda izakurikiraho nyuma y'uko umuntu amaze gusinya.